kuvayo ibice 14 umurongo wa 10 twashitse kuvayo 14 umurongo w'10 haranditswe ngo Farao abegereje Abisirayeli bunamura amaso babona abanyegiputa babomye inyuma baranduka imitima maze batakambira Uhoraho babaza Mose bati mbega ntamva zari muri Egiputa mu kutuzana gupfira mu bugaragwa. Kindi kintu gikomeye mu bugaragwa nicyo tugiye kuganiraho, ni the secret of wilderness cyangwa se ibanga ry'ubugaragwa. Twebwe tubivuga mu butayu, niza kuvuga ubutayu mwumve ubugaragwa. Yego murabyumva. Tuje kuganira ibanga ry'ubutayu. Leo ni leo. Kugira ngo kutuzana gupfira mu bugaragwa niki cyatumye utugirira urutyo kudukura muri Egiputa. Muyani magambo bageze mu butayu bifuza gusubira muri Egiputa kandi batazi impamvu bagomba guca mu butayu. Munyumve neza muvuge ngo avance mbabwiye. Sema avance. Naratangira reka ntangire gutya. Mwijambo mutumisha ari kintu nabonye. Mwijambo ry'Imana ijambo ry'Imana nirihabwa imbaraga n'amagambo tuvuga. Ijambo ry'Imana ubwaryo ni imbaraga. Uzi impamvu rihinduka imbaraga nuko ijambo ry'Imana rifite umwuka uherekeza ijambo. Muranyumva neza? Buri jambo ry'Imana ryose rimanutse ku bwoko. Impamvu ritakinga ubuzima bw'abantu nuko rifite umwuka waturutse kuri nyiri jambo. Muyandi magambo iyo ijambo rivuye ku Mana rimanuka biravuga ngo nkuko imvura igwa nisubire idatoheje ubutaka niko ijambo ry'Imana rimeze. Iyo ijambo ry'Imana ryamanutse ntago rishobora gusubirayo ridakoze umurimo waryo. Niyo mpamvu ushaka kubabwira ngo mu mwanya muto tugiye kuganira ijambo ry'Imana uze kuba maso kugira ngo wakire. Imana ni inshingano ryayo kuri nyuzamo rikamanuka. Ariko ni inshingano ryawe kwakira icyo Imana yateguye. Masopra. Kwakira ijambo ry'Imana ni inshingano yawe. So ube maso kuko Imana irifuza kukugenderera. Nta bundi buryo Imana yakugenderera itabanje kumanura ijambo ryayo. Imbaraga z'Imana ntizishobora gukora hatabanje ijambo ryayo. Niyo hantu dutandukaniye n'abapfumu umushumba. Umupfumu aravanga ibyatsi ariko twebwe suko turabanza tukavuga ngo handitswe ngo. Muri handitswe ngo hibisemo imbaraga z'Imana. Ijambo ry'Imana niryo ryaremye inosi utemberaho. Muri Genese yaravuze ngo habeho maze habaho. Bishatse kuvuga iki? Imana ifite integrity ubunyangamugayo bwo gusohoza ijambo ryayo yavuze. Icyamukaza kwakira ijambo ry'Imana iryo jambo rikagira ubuzima buhinduka. Abagabo bakiriye ijambo ubuzima bwabo burahinduka. Uyu munsi wakwakira ijambo rimwe. Ijambo rimwe wakwakira ryahindura amateka ku buzima bwawe. Abrahamu yakira ijambo Imana ngo nzaguha umugisha. Uyu munsi imyaka ibihumbi n'ibihumbi iraciyeho turacyahamagara Abrahamu. Ijambo gira mugenzi wangu imbaraga z'ijambo. Ijambo iyo wamaze kuri tafuna wamaze kuri mizariri hano hari ikintu kitagutera ubwoba. Uzi impamvu? Hari icyo wibitseho. Nta handi imbaraga z'abakristo tuzikura zitari mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ijambo ni ubuzima. Nkunda ijambo. My God, we know. Can I preach as I feel it? Ndumva amavuta yamwe muyera kabisa. Vuga ngo amen cyane.
vuga ngo avance cyane. Avance. Ubwo nafatiye mwicare yo mutama nyinira gataci keza gatapi kabisa string muvuge ngo amena cyane. Amina. Gira mugenzi wawe ngo bon appétit. Bon appétit. Tugiye kurya injya. Oh yes. Mubwire bon appétit. Bwana sifiwe. Hallelujah. Bwana sifiwe. Mukozi w'Imana, impamvu abantu batagiha ijambo batagiha agaciro ijambo nuko mu itorero rya Yesu, habe mu Rwanda habe mu Burundi, twatakaje ijambo, twatakaje message, ahubwo dusigaye tumasa abantu. Abantu bari kwakira message nkaho kwakira message. Mana we. Niyo mpamvu ubuzima bw'abakristo budahinduka, uzi impamvu barabamasa. Mana we. Muri bino bihe bya nyuma turimo ntago dukeneye message, dukeneye message ihindura ubuzima bwacu. Kaya. Message ufata ukamara ukwezi ugihagaze, uzareba uyu munsi. Niyo mpamvu abakristo basigaye bagwa byoroshye. Wari uhagaze mu gitondo, ku mugoroba uraguye. Ubundi umwana yakura ikimukomeza ninjya arya, yego vitamine mu ijambo ry'Imana. Rero niyo mpamvu gravity mufite umugisha wo kugira umukozi w'Imana ufite message apana massage. Hari bana bajya ngo no ukumuvuga cyane, no nukuri. Nimba hari ikintu cyishe itorero rya Kristo nuko nta jambo ritanga ubuzima ku bantu rigihari. Ijambo rikuza abantu, ijambo rya kabisa ukumva Stability. niyo mpamvu kugwa bisigaye byoroha. Jambo. Ntuzagire ngo ubuhanuzi buzubaka ishengero, oya. Ntabwo impano zubaka ishengero, oya. Impano zigaragaza imbaraga z'Imana, impano zigaragaza imbaraga z'Imana, ariko character. Niyo mpamvu bivuga ngo muzabamenyera ku mbuto apana ku mpano. Character, imbuto, character igaragaza ubumana mu muntu. Iyo niyo maturité. Iyo ugenda bakakubonamo Imana niyo maturité. Petero yagerageje kwihakana Yesu, ati ntawenzi, nyamara ukuvuga uravuga nkawe. Ateye intambwe ukujye yari yarariye Yesu. Yes. Ubuzima bwari Yesu. By the way, igikomeye si ukwakira Yesu, igikomeye ni uguhindura Yesu ubuzima muri wowe. Abantu benshi bakiriye information ya Yesu, ariko Yesu ntago yigeze transform ubuzima bwabo kugira ngo buse n'ubwa Yesu. Yesu c'est information. Sema amen cyane. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rigufi. Imana imfashe, ndabakubita bigufi kugira nzabone ibyo mvuga n'ingaruka. Bwana sifiwe. Na Yesu uko atabirangije agasiga umwuka wera, barevera barahari n'abandi bashumba bazakomeza. Muvuge ngo amen. Wavuze ngo amen cyane. Ndasaba kabine baze kunyongera akavorime na sarara mu kanya ku mugoroba mfite ikindi giterane. Muvuge ngo amen twinjire. Ibanga ry'ubutayu. Ibanga ry'ubutayu. Mwibuke ko sinshaka kujya mu Bisirayeli, murabizi bari bafite ikintu gikomeye, baze kumprojetera cyane cyanditswe. Bari bafite isezerano ko bazava mu Giputa bakajya mu gihugu Imana yabahaye, aricyo Kanani. Ariko ntibashoboraga kugera i Kanani badaciye mu butayu. Muranyumva neza? Icyabaye niki? Imana ntiyari ifite ubundi buryo ibageze i Kanani, munyumve neza, batabanje guca mu butayu. Kandi cyabacishije mu butayu hari indi nzira ica mu Bafilipi. Muranyumva neza? Bagombaga kwicamo, ariko Imana ntiyabemerera, baca mu butayu. Kubera iki ubutayu? Ubutayu mu itorero rya Kristo tubusobanura nabi. Waba uri mu kigeragezo, ndi mu butayu. Ayushua. Urabugize ibibazo, ndi mu butayu. Mon cher, ubutayu urimo simbuzi,
ariko naje kukwereka ubutayu bwa nyabwo Imana ibishaka. Impamvu Imana igucisha muri ubwo butayu ni iyihe? Imana sinjiji yo kutakuvana muri Egiputa ngo igitugutere i Kanani. Sinjiji izi byiri gukora kandi byose ni byiza, ko biravuga ngo imigambi yayo iteka ihora ari myiza kuri twebwe. Wavuze ngo amena cyane. Abisirayeli bari bafite amasezerano yo kuzagerayo, ariko Imana ntiyabakundira batabanje guca mu butayu. Kubera iki ubutayu? Icyambere, ubutayu sahandi Imana ikujugunya kuko yananirwe kuzuza icyo yavuze. Muri kubyumva? Ubutayu sahandi Imana ikujugunya yananiwe kugukurayo, cyangwa yananiwe. Hari abantu batekereza ko Imana ibikiza, hari ibintu twitwa kwikiza. Ushaka kwikiza umuntu, murabyumva? Usa nk'umwigize. Imana ntabwo yagushyize mu butayu kugira ngo ikwikize, nta nubwo yagushyize mu butayu kugira ngo ikujugunye. Oya, hari impamvu. Ubutayu si ahantu ho kutabwa. Ubutayu si ahantu Imana yagushize kugira ngo inanirwe. Oya, ahubwo ubutayu ni ahantu Imana igushyira kugira ngo ibanze idiringane nawe. Imana ibanje transforme ubuzima bwawe kugira ngo igutegurire Kanani. Mu yandi magambo, nta Kanani yabaho nta butayu bwabanje. Nta Kanani baho mu mahame y'ubwami bw'Imana. Nta Kanani baho hatabanje ubutayu. Ntibishoboka. Bavyumva ariko. Ubutayu rero ni ahantu Imana igushyira kugira ngo ibanze idiringane nawe mu guhinduka. Uvanye imico yindi y'abanyegiputa uyivanyeyo. Ntabwo iyo mico y'abanyegiputa uzayinjiza i Kanani ngo bikunde. Imana igomba kuza kukunyuza ahantu ikagutunganya bien. Atari uko inaniwe kugukiza, atari uko inaniwe kuguha icyo ushaka, kujya gusa ibanze idiringane nawe. Ubutayu. Ubutayu, iyo wanze rero gutangira guhindukira mu butayu, upfira mu butayu. Umva ikintu gikomeye. Hari umutsima murawumva? Hari ubugari mu Kinyarwanda twita rucakarara. Rucakarara murayumva? Rukacarara ni ubugari bw'amasaka. Murabwumva? Amasaka. Hari abantu baburiye bavuga ngo amen. Aha, ubundi twebwe kera mushumba, twebwe ababyeyi bacu babuduhaga, utaza kujijishwa n'akagasura mfite, tuva kuri. Mbonye mvuze rucakara muri abantu bata yarayiriye, narayiriye ya bien. Nzagaruka mvuga ubuhamya. Ubundi umubyeyi yarayigukubitaga nka saa 12 za mu gitondo kare inkoko ikibika, akayigukubita kingana gutya. Yanze akagukubita n'igicupa cya litiro y'amata. Nuwa ngo ujya kwizanisha iby'ubwanurira mama ahinguye avuye ku murima. Urumva iki? Sinzi ko muri kubyumva. Abantu bayiryaga barakomeraga. Nta bintu by'imyiteto ngo mamayi papayi. Abantu barerucaga. Mzee yari ndabona yarayiriye. Unayikumbuka? E1 warayirya gukaburi strong. Iki gitondo rero ngiye kubagaruburira rucakarara y'umwuka. Rucakarara y'umwuka utayikura urayirya by power by thought. Gira mugenzi wangu bon appétit. Hari umupapa hano wavuze ngo ntajya rwara, ubanza arashobora ko yarayiriye. Abantu bayiriye ntago bajyaga barwara. Tuzayivuga ni tugaruka munyuve neza. Ubutayu
Imana yemera ko bacishamo abayisiraheli. Impamvu yemeye kubanyuzamo ni kubw'urukundo Imana ikunda abayisiraheli, yemeye kubanyuza hariya kugira mukibatwaye muri Kanani direct yari kubibisha. Rero ubutayu ni ya zone Imana igushyiramo kugira ngo irwane n'imitekerereze yawe, kugira ngo irwane na karakteri yawe, kugira ngo Imana igutransformingemo ikindi kintu. Uzi impamvu Kanani yinjiramo umuntu winjiye mu cyubahiro, kandi nta cyubahiro cyakomera utanyuze hahandi ngo Imana ibanzitiringanira. Ubutayu rero twese kubunyuramo, we have to, tugomba, ni itegeko. Ariko kubuvamo ntabwo ari Imana idecidinga kubuvamo. Imana igushyira mu butayu ariko si yigukuramo. Imana igushyira mu butayu ariko si Imana ibikuvanamo. Uzi ikintu kikuvana mu butayu ni attitude yawe ugirira mu butayu. Attitude yawe ugira iyo uri mu butayu ni igaragaza urabuvamo cyangwa urabugumamo. Wibuke, ninayibyihutisha, wibuke Abisiraheli kuva ku myaka 20 kuzamuka bose bapfiriye mu butayu. By the way, reka nkashyiremo entre game munyumve, Imana ntago Imana ikora bitewe nuko warize cyane. Imana ntago ikora kuko Mana ntabara, amarira yawe ntanyeganyeza Imana. Cyakora iyo urize uraruhuka. Amarira si yatuma Imana ikora, mu byumve. Imana inyeganyezwa n'ikintu bita amahame. Principe. Hari abantu bazi kurira bagatekereza ko hari n'abifashisha cyanditswe cya Yeremiya ngo bahamagara abagore bazi kuboroga. Murakizi icyo cyanditswe? Abagore bazi kuboroga. Igikauntinga mwabamama mwe suko mwaboroza. Ni iki kibaboroza? Kuko na muka Potifari nawe yaraboroza. Mufite mbabwi? Muka Potifari nawe yaraboroze. Avuga ko Yosefa mufashe ku ngufu. So igikonta rero ni ikikuboroza. So Imana si Imana ire emotional, si Imana ire emotionnel, ni Imana y'amahame. Ikurikira ijambo ryayo. So mu butayu rero nta gitangaza ko wahapfira. Mu butayu nta gitangaza ko wahadindira. Hari n'abasibira mu butayu. Gusibira murabyumva kudubura. Kandi Imana ikakureba ikakwihorera. Ubwoko Imana yabwiye Mose ngo genda ubwire Farawo arekura imfura zanjye, firstborn. Imfura, murazumva imfura? Mwene magamba Abisirayeli baraba agaciro ku Mana, ariko kukiyemeye ko bapfira mu butayu. Kandi yarabasezeranyije cya gihugu. Moshe, hari n'abapfuye amasezerano bayareba batabayageraho. Wiza udukanga, uzuza amahame, biba byiza kuruta. Gabanya amarira, uzuza amahame. Attitude ugira iyo uri muri icyo kigeragezo, attitude ugira uri muri ubwo butayu ni konta, ni counting. Ibyo abarokore mugomba kubyumva. Kuba mu kigeragezo biri rusange. Biravuga ngo nta kigeragezo kitari rusange. Ikibazo kidutandukanya ni attitude tubigenderamo, imyitwarire tugira. Munyumve neza, muvuge ngo amen. Mwandakariye. Muvuge ngo amen cyane. Muvuge ngo avance. Say avance. Abisirayeli bagere mu butayu kubera attitude barapfa. Imana itangurana na new generation. Generation nshyashya itangira kuyumvisha. Ihera kuri Yosuwa. Niyo mpamvu Imana itatinye kwica Mose. Uzi impamvu Mose yari yarabaye corrupted.
imyaka 80 Imana imuhamagara, niyo mpamvu yageze ku rutare nka gukubita rimwe akubita kabiri. Sometimes experience nyinshi si nziza. Sometimes experience zawe iyo uzijyanye imbere y'Imana ntabwo bikora. Imana ishaka umuntu ufite imitekerereze nk'iy'umwana. Niyo mpamvu Imana yabwiye Yosuwa, papa yabwiye Yosuwa ngo ibyanditse muri iki gitabo cy'amategeko. Ikibazo dufite new generation nshyashya idashaka gutozwa. Kubera iki? Kubera ubwibone no gushaka. Ubu dusigaye twarageze mu isi ya microwave. Murayumva cya kintu gishyushya ibintu, microonde. Turi muri iyo si. Urakijijwe mu gitondo ndashaka guhanura, ntabwo bibaho. Peti icara. Wakijwe kuko bakubonye umeze ukuntu, nanjye nzi kuvuga nabwiriza. Hano ntago hakora uzi kuvuga, hano hakora uzi kuyoborwa na Mwemu Yera. Reka mbabaze kantu gakomeye mushumba namenye. Kuki Imana yabwiye Yosuwa ngo ukurikize ibiri muri iki gitabo? Mbibuse ibyanditswe muri icyo gitabo ni Mose wabyanditse, si Imana yabyanditse. Kuki Imana itamwe ngo njyewe nzakwigishiriza? No, Imana ni Imana ifite protokole. Yamagenda usoma ibyo Mose yanditse, biriyo wihagararemo, nanjye nzakuzamura. Mentorship irakenewe. Sirituye muri ibyo periode, mentorship irakenewe. Gutozwa. Dufite abantu badashaka gutozwa. Kuba uri mukuru ntibivuga ngo mu mwuka urakuze. Muratwumva bwoko bw'Imana? Mwanyanze n'ukuri. Kuba umaze imyaka 20 mu gakiza ntabwo bivuga ngo urakuze mu mwuka. Kuba uhanura ntabwo biguhindura ukuze mu mwuka. By the way, kuba uhanuye nta nubwo biguhindura umuhanuzi. Kuko hari igihe uhanura ari impano, hari n'igihe uhanura kuko umwuka wera yakujeho gusa. Dufite ikibazo cy'abantu badashaka kwicara ngo batozwe mu nzu y'Imana. Niyo mpamvu abantu bagwingira mu buryo bw'umwuka. Kugwingira murabyumva? Kugwingira. Imihamagaro y'abantu irapfuye kubera iki? Sirita abajene. Pastor ningaruka muzampuriza abajene hano. Mba numva mfite message yo kubaha. Kuko wuzuye umwuka wera ugatitira. Ugatitira. Gata wumva ubaye profete. Profete wa wapi? Mwicare ku birenge mwigishwe. Abandi nabo ntabitangaza bikiba, Pastor hareka unatangaje. Yesu ko atigeze akorera intumwa z'ibitangaza akabikorera abandi. Ibitangaza ntago bikuza umuntu. Ibitangaza ni by'ababebe spirituel. Bébé spirituel avec bavette. Ibitangaza buye wewe ngo indwara irakiza, ahubwo kubidakize nicyo kibazo. Abantu uyu munsi basigaye bashiturwa n'ibitangaza. Ngo yahanuye, ngo witwa runaka. None se ubundi siko witwa? Ntubizi. Ngo yiwe ngo yamenye izina ryanjye. What is that? Abantu bakareka kwicara ngo bigishwe ijambo ry'Imana, barashaka ubuhanuzi. Ubuhanuzi ntabwo bukuza umuntu. Ubuhanuzi butanga direction. Ndi kubivuga gutya suko ndwanya ubuhanuzi. Oya, mubyumve neza. Ubuhanuzi simburwanya. Ubuhanuzi butanga direction. Ubuhanuzi butanga gukomezwa. Umuntu arakomera, ariko ubuhanuzi ntabwo bukuza umuntu. Kwicara ukigishwa ugatoza. Yesu yarebye abigishwa 12 mama, arabigisha. Abakubita ibyanditswe mu gitondo na ninjoro. Arabaryamisha bati murare murota ibyanditswe.
uzi icyo yasubiye mu ijuru? Petero wigishijwe yasigaye akora bya bitangaza kuko yigishijwe. Yosuwa impamvu yatwaye iriya generation nshyashya yari yaricaye aratozwa. Mu butayu Imana ihagushyira kujya wigishwa, kandi iyo wanze guhinduka uradindira, uhora uterana ariko nta mpinduka, ugaterana. Wakijwe muri 1990 na n'uyu munsi uracyari wa wundi bebe spirituel. Warangiza bakuvuga pastor bamvuze sinzagaruka, bebe spirituel avec bavette. Bakuvuze Yesu bamuvuze ibingana gute, ari umucunguzi wawe. Narabyaye ntibansura, iratorero sociale iri hasi, none se ubundi waje hano kubera sociale? By the way, reka mbivuge mba shocking, sociale ntago ari iduhuza mu rusengero. Sociale ni inyongera, sociale ni resultat y'abantu bakiriye Yesu mu mitima yabo, ariko ntago ari yo y'ingenzi ukeneye. Ntago bansuye baramaze, uriya baramusohokanye baramuririmbiye kuri anniversaire. Ubu hari abantu bakomerekejwe n'uriya mupapa. Njyewe ngira anniversaire ntibampaye agatuti, wasenze ute? Reka ngende muvuge ngo avance, asema avance. Hari abantu bari guhezagirwa bavuge ngo haleluya. Nimba uri guhezagirwa bazamura ibiganza uvuge ngo haleluya. Reka nihute. Umva rero, ndaza gusoza tugeze i Kanani, turacyari mu butayu. Papa, nasomye Bibiliya, nkora etide biblique yose ishoboka, soma King James, nsoma NIV. Naje gusanga ubutayu buciye mu bwiciro butatu. Abayisraeli baciye mu butayu bw'ibice bitatu. Ngiye kubabwira ibyo bice bitatu, uraza kwisanga moto. Are you ready? Muriteguye? Twagiye butatu. Ibyanditswe nzaza mvuga, media baramfasha bajye babe projecta kubera time, nzaza mbivuga kuko mbiza, ariko ndanabisoma mushobora kubisoma mugeze mu rugo, yego, kugira ngo twihute. Bakiva Israel, bakiva muri Egypt, bari mu butayu bagenda, ahantu hambere habakire bashikiye hitwaga Imara. Hitwaga Imara. Munyumve neza, urasanga mukuvayo 15:23. Mukuvayo ibice 15:23. Mundebe mbabwire, muvuge ngo amen. Mwavuze ngo amen cyane. Bashitse ahantu bitwaga Imara. Ahantu Imara, umva ikintu bahasanze amazi asharira. Bashitse Imara ntibashobora kunywa amazi yaho kuko yari umururazi, nicyo cyatumye hitwa Mara. Munyumve, Mara bivuga ibintu bisharira. Ubutayu bwa mbere winjiramo, ahantu hambere hakwakira, na ahantu hasharira. Harura. Muravumba murawuzi? Harura. Aha rero iyo ugeze Imara, aho ushaka Imana yaguhamagaye ukayibura. Hari igihe wibaza ko iyi Imana niyo yavuganye nanjye. Imana yarahukanye, ijuru ryarayinani, ushaka Imana ukagira gute? Ukayibura. Kandi ubwo buzima mwikwijijisha. Hari ukuntu abantu baza mu rusengero kitera ka make up mama Evan, kambara ikote avec cravate, ariko wikwijijisha Imana ugiye ushaka ukayibura. Aho rero uba wakiriwe na Mara. Ibiganza byitwa Mara bibaga kubwiye ngo kujya nikuoneshe karibu. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Imara haragusharirira ku buryo uceceka no kuvuga bikakunanira.
ubundi muvuge amen mbabwira akantu gakomeye. Muvuge ngo amen mbabwira akantu. Ubundi iyo wageze imara kuvuga biranga, uzareba iyo umuntu ari mu kibazo ukabasha kuvuga ngewe mfite iki kibazo iki niki, ubu utaraba. Ukivuga ubu utaraba, icecekere. Iyo ugeze imara ukaba ubasha kwiyexprima nturaba. Ubundi kikwereka ko umuntu yageze imara agera yaga vuga naziba cahangaho ugakurikira. Donc ntako imara haragucecekesha. Abisirayeli barahageze, Mose aracanganyikirwa, yaravuganye n'Imana. Mose aracanganyikirwa, arangije aravuga ati Imana bimeze bite? Imana imuhereza revelation, afata igiti agitamo, amazi arahumanuka. Nubwo waba uri mu biganza bya Mara, hari amahirwe ya revelation y'igiti. Imara bahamaze igihe, ubwo ndi kugerageza kwihuta. Imara bahamaze igihe, ntabwo bagize bagenda, bashinze amahema baricara baratuza. Munyumve neza, Mose ajya imbere y'Imana arayitakira, Mana ubu bwoko bumeze bite? Hari igihe abashumba bagera muri iyo Mara, intama zikababera intama. Sometimes intama zitubera imitwaro. Buriya kamveyo, ariko Imana ishimwe ko nubwo ugera muri Mara haba hari akayira kamwe Imana icamo ikaba yatabara, kamwe ntikabura, Imana igatabara. Umva ha kabiri bageze, ndi kwihuta. Umva ha kabiri bageze ahantu hitwa Elimu. Elimu kuva 15:27 bashika i Elimu, hari amariba 12 n'ibigazi 70, basagaza aho nyene kuri ayo mazi. Umva wavuze ngo amen, wavuze ngo amen, wavuze ngo amen cyane. Bamaze kuva imara, umva handi bashikiye Elimu. Elimu biravuze ngo hari amasoko 12. Niki kindi mu Kirundi? Ibigazi, twe tubyita imikindo. Abantu batabizi ni nk'ibiti bitwikira izuba. Ni gute papa, ni gute mu butayu ahantu hataba amazi hera imikindo? Mu butayu ahantu hatagera amazi, imikindo 70 n'amasoko 12. Imiryango ya Israeli yari 12. Buri muryango afashe. Munyumve neza, aha iyo tugeze Elimu, ni kwa kuba ugeze Elimu ntago bivuga ngo ubutayu uraburangije. Elimu ni ahantu Imana ikugeza mu butayu kugira ngo igushyiriremo imiyaga, kugira ngo ikorohereze muri rwa rugendo rw'ubutayu. Uzi impamvu amasoko, ubonye amasoko uzanywa amazi. Uzi imikindo 70 yo kubugamisha izuba. Iyo rero ugeze Elimu, nani utangiye kubona Imana igukubisa umuduga, ugashyiramo ka AC kumva ukuntu Yesu agira neza. Mu by'ukuri kuko ugeze Elimu nibivuga ngo ikanani washitse. Hari abantu rero bagarukiye Elimu bahagarika urugendo. Hari abantu baviriyemo Elimu. Hari abantu twasize Elimu. Kubera iki? Bagerayo, dore kizakubwira Elimu. Elimu Imana ira providinga. Provision. Uraronka akazi, iyo ushaka ayinzu. Muvuga mena mbabwira. Ubundi igeze Elimu, ukaba urakotesheje nk'inzu nk'ibihumbi 300, amajana 3. Iyo urera Elimu kizabikubwira, Imana igukorera igitangaza ikakuzanira amajana 3 yonyine. Ntarenga.
iyo uri Elimu ubona amafungurwa y'uwo munsi gusa, nta stock. Cyakora none ntiwakwicwa n'inzara uwo munsi. Imana ishaka kukwigisha. Iyo ushaka urukweto Elimu, Imana iguha ayekwiranye n'urukwe, nta n'itike igushyiriraho ujya mu vire kurugura, ugenda n'amaguru. Aho ni Elimu. Elimu bubayeho utinjiza. Ubundi twebwe mu Rwanda hari ikintu twita general auditor cyangwa se auditeur general. Hari abantu pastor, urabona abantu bakristo, hari abantu baje kubakorera audit babafunga. Uzi impamvu? Uburyo mubayeho sibwo mwinjiza. Ubundi ibyo bintu muri economy ntibibaho. Ubundi muri economy byo abantu bize economy, genda mu economist, abantu bize economy barabi, ubundi ntibibaho. Ubaho bitewe n'uburyo winjije income yawe. Rero igihe uzasanga income yawe, expenses zawe ziraruta income yawe, menya nguri Elimu munsi y'imikindo no ku masoko 12. Kandi shaho aba auditeri bagufasha. Twebwe mu Rwanda tugira abantu bita abavunyi baza ku checking imari, abavunyi. Namwe nuko abo oberi ni munyumve neza. Rwanda Reve baza kureba bimeze bite. Abantu baciye Elimu mwavuza amen. N'abakiriyo muhumure, turaje turi kwicuma. Wavuze ngo amena cyane. Reka nihute. Umva ha gatatu bageze. Umva ha gatatu bageze papa. Mowabu. Ibutayu bita Mowabu. Mowabu turasanga mu kubara 22. Ntago turi buhasome ndahababwira kuko ho ni harehare. Ako muraza kwasoma. Bagera Mowabu, Imana ihagurutsa Baraki na Baramu. Murabyibuka? Baraki yari umwami, Baramu yari umuhanuzi. Yego munyumve neza. Abisirayeli bavuye Elimu mu project, bavuye Elimu mvi cyabayeho. Bakugira hano biti Mowabu. Mowabu wari umudugudu utuwe n'abamowabu kazi. Muranyumva neza? Bamare bagereyo bashiga amahema hakurya bareba Mowabu. Umwami w'Imowabu Baraki arangira bati ubu bwoko numvisha amakuru, numvisha amahanga ukuntu bayagenze. Umwami ahita ashya ubwoba, ahita ajya guhamagara Baraki nk'umuhanuzi ngo aze avume ubwoko bw'Imana. Iyo story murayizi? Munyumvere. Kubera iki Imana igucisa Mowabu? Mowabu hasigura iki papa? Mowabu hasigura iki? Mowabu ni igihe abantu baba bamaze kumenya inyenyeri iri ku buzima bwawe. Mowabu ni igihe abantu baba basobanukiwe icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Iyo ugeze Mowabu, Imana irakwexposa bya bindi yavuganye nawe, kugira ngo bya bindi yavuganye nawe bibanze bikugerageze. Sinzi ko ibintu muri kubyumva. Iyo ugeze Mowabu, abantu bamaze kumenya inyenyeri ikuriho. Niyo mpamvu Baraki yahagurutse kugira ngo avume Abisirayeli. Uzi impamvu yari amaze gusobanukirwa Abisirayeli abaribo. Yari afite amakuru y'ubwoko bwa Isirayeli. Umva icyabaye. Ahamagaye umuhanuzi, vayo mvumire, vayo. Imana ireba umuhanuzi ugiye kuvuma. Ati peti, kandege kuvanga, reka nihute. Kugeza ahantu Imana yabumbuye akanwa k'ifarashi. Ifarashi yindukira umuhanuzi nawe ati mbe uri muzima? Ntabwo ubona marayika n'inkota, ntumubona. Imana ibwira Baraki urajya kuvuma uvuma ibiki. Umva, yaragiye Baraki arafosiga aragenda. Baraki aritarura, areba ahantu ubwoko agiye kubuvuma. Muraga abati murabu mugisha. Suko Baramu atashatse kuvuma ubwoko, yarabishakaga, niyo mpamvu yahagurutse iwabo.
ariko yajyaga gusohora ururimi rugahinduka. Aje abango aba na bwoko bw'umugisha, ngo navumane ab'Imana yahaye umugisha. Torero ry'Imana turi ubwoko butavumika. Uzi impamvu iki turiho kirakomeye cyane? Munyuve ina abarozi babita abarozi. Impamvu utinya abarozi nturasobanukirwa ikikuriho. Ubundi wasobanukiwe ikintu kikuriho, impamvu bakuroga nuko babonye inyenyeri kuriho. Impamvu bakuvuga bazi neza kubaruta, barabizi. Impamvu bakurwanya kuriya barabizi. Mukomeze muture nta kibazo, muvuge ngo amen. Impamvu bakurwanya baba bamaze kubona ikintu kidasanzwe. Dore ikibazo cy'abacu rero cy'abarokore ni uburyo tubatinya, uburyo tubahunga, tukabavuga ubundi tukabaha imbaraga. Dufite ikibazo cy'abakristo wagira ngo bahamagariwe gukomeza Satani. Bivugiye kuri iki gicaniro cy'umuhanuzi w'Imana, Satani nta mbaraga agira. Izo agira nizo tumutiza bitewe n'iki n'akanwa kacu. Yewe turapfuye, uzapfa utakufa, urabyatura. Biravuga ngo ururimi ngo nakanyama gato ngo ariko gafite ubuzima n'urupfu. Imowabu babonye inyenyeri yawe, baba babonye ya masezerano agufi, baba babonye. Reka rero mbabwire akantu gakomeye cyane, muvuge ngo amen. Imana ntabwo ikurinda kuko uri mwiza. Imana ntabwo ikurinda kuko uri boga cyangwa uri umukobwa mwiza. Imana ntabwo ikurinda kuko utanga icyacumi, nubwo nabyo bitanga umugisha, ni byiza. Imana ikurinda kubera ijambo yashyize ku buzima bwawe. Kirya Imana yaravuze ngo natanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe. Mu yandi magambo, wowe urakomeye imbere y'Imana, ntusanzwe. Birambabaza kubona abakristo batarisobanukira. Nk'abakristo papa basenga, Mana ngo ubwo yaciye bugufi, Mana ngo ntacyo turi kimbere yawe, Mana turi iminyorogoto imbere yawe. Iminyorogoto murayumva? Imisiba. Mana turi imisiba imbere yawe, ngo ubwo yaciye bugufi. Lack of knowledge. The Bible says my people are perishing because of what? Lack of knowledge. Ubwoko bwanjye burimbiwe no kutamenya. Apana abarozi bafashe hasi. Uburozi bwa mbere ufite ni hano mu mutwe. Mana ndumunyorogoto, ndumusiba imbere yawe. Buretse mbabazi, Yesu yaje gucungura imisiba, agatanga amaraso y'igiciro. Birababaje. Umva, bwira mugenzi wawe ngo Imana iragukeneye. Mubwire ngo uri vrai boro y'Imana, vrai boro. Ababyizera tuvuge ngo amen. Uri umuntu w'agaciro. Imana yatanga ingabo nyinshi. Biravuga ngo abamarayika ngo yabahinduye imiyaga, ngo twebwe duhindura imiriro. Turi imiriro itwika ikongora. Ntabwo uri umusiba, ntabwo uri Imana. No, uri umwana w'intama w'Imana wacungujwe amaraso na Kristo w'i Nazareti. Intege nke zawe ntabwo zidefinisa uriwe. Wikwibonera mu ntege nke zawe, ibonere mu cyo Kristo yakoze ku musaraba kubera wowe. Uri umuntu w'agaciro imbere y'Imana. Niyo mpamvu Imana ihora igufasha, Imana ihora ibana nawe, Imana ihora ijambo Imana yavuze. Biravuga ngo isi n'ijuru byashiraho nta kugira ngo ijambo ryayo. Hari icyo Imana yakuvuzeho.
utaraba urusoro mu nda ya mama wawe, hari icyo Imana yavuze. Dore ikitwica papa. Ndapfuye papa, ndafashijwe. Muze kumakayira, hari igihe mfashwa nkiruka. Muze kumakayira. Dore ikintu cyica abantu benshi. Muzi ko mungana nka anniversaire zanyu. Ntago mubyumvishe. Kungana nibyo. Ntago ungana na anniversaire yawe. Nimba ufite imyaka 30 ngo ni kungana. Oya, ubwo ni ubuyobe. This is too much for you. Ntago ungana na anniversaire yawe. Wowe uri mukuru kuruta anniversaire. Imana yabwiye Yeremiya, nakumenye kera utaraba urusoro mu nda. Bishatse kuvuga iki? Mbere yuko na mama wawe abaho, wewe wari uriho. Masuprakata. Wewe wari uriho. Aho ngaho rero niyo yakuremeye imirimo myiza ugenderamo muri Kristo Yesu. Ntago ungana na anniversaire yawe. None wambaza noneho na Yesu ubwo angana nk'uko Mariya yamubyaye. Nk'uko Yesu yahozeho, nawe niko wahozeho. Dore anniversaire ni igihe waje ku isi kuzuza umugambi w'Imana. Ntago ungana na anniversaire yawe. Paramakoprakata. Ndafashijwe. Uri mukuru. Niyo mpamvu n'imitekerereze yawe igomba kuba mikuru. Ntago ungana gutyo wari uriho. Iyi ni message, ntago ari massage. Uri mukuru. Imowabu rero, Imana ifata ya nyenyeri. Ubundi bitangira Imana igushyize ya nyenyeri mu nda iyihisha. Ariko kugenda ukura, kuko uko bavaga mu butayu bumwe bajya ku bundi, niko bagiraga spiritual maturity, bagiraga maturité spirituelle. Kubera maturité spirituelle bageze Mowabu, Imana yabavanye ya nyenyeri bahishaga mu ikote, Imana yitereka hejuru. Aba Mowabu bayibonye, tereka tubice. Nubona urwanwa, ujye umenya ngo Imana yexposinze ikikurimo. Kandi nubona utarwanwa, sinikibazo ubukira umubebe. Nubona abantu bakuvuga, ujye bati wow, ndi gukura. Ni byinshi nateguye, sinabirangiza. Pastor azabirangiza naho, na Mwuka Wera azabirangiza. Bwana sifiwe. Cyangwa nzanabihereho ngarutse, ubundi nababwira iki mbimaze byose. Uvuga ngo haleluya. Rero dore hano abakristo benshi bapfira Imowabu. Imihamagaro iby'Imana yabavuzeho iyo bitangijwe kurwanwa, ukora iki? Ubigenza ute? Baraki yaragiye aravuma biranga, yavuma bikanga. Imowabu. Dore ikindi kintu gikomeye, iyo Imana igushyize inyenyeri hano ku mutwe kugira ngo igaragare, abamowabu bakayibona. Dore icyo Imana ibishaka kwigisha, ibishaka gucekinga imitekerereze yawe, ibishaka kureba warakuze. Hari icyo bita growth and maturity. Growth, maturity na niki kintu sinyuma. Growth ni ugukura. Urabona grandir. Nuvuga ngo nk'ubu nabaye muremure, ejo nzakura ngize imyaka 50, sibyo? Donc uko ni ugukura, ariko si maturity.
murabyumva? Imana rero nibishaka kumenya uko wakuze, ibishaka kureba hano mu mutwe bimeze bite, imitekerereze maturite yawe ihagaze gute. Naho itorero n'abakristo benshi bapfiriye imitekerereze. Biravuga mu Baroma 12 ngo mutange imibiri yanyu bimazi byiza bishima n'Imana. 2 ngo ariko muhindure imitekerereze. King James version sizima mufite King James iravuga ngo be transformed by renewing of your mind. Ngo muhinduke mugize imitekerereze mishya. Mugize imitekerereze mishya. Oh, mwasinziriye abahano? Iranje muvuge ngo amen. Muhinduke mugize imitekerereze mishya. Imitekerereze Mowabu Imana ibishaka kuyicekinga, ireba Imana yakwizera warakuze. Kuko management y'inyenyeri yawe ni igaragaza uburyo wakuzemo, kandi nta ukura ataratojwe. Imitekerereze. Papa, dufite ikibazo nsoza cy'abakristo badashaka gukura, badashaka kuba mature. Imitekerereze, gutekereza ibintu biri bigufi. Mu bintu nakunduye uyu mushumba, uyu mubyeyi wanyu areba kuri. Mwarabibonye? Papa, reka mvuga kandi kantu gakomeye. Hari umuntu nabonye Imana itinya, Imana ikamubona ikiruka. Uzi impamvu Imana itinya uwo muntu? Umuntu utekereza kure Imana iramutinya. Can I prove it? Be prove. Mwibuke baze kwa du project cyangwa muhandike muze kwasoma. Mwibuke muri Genèse 11 hari umugabo witwa Nimrod yahamagaye. Papa, uyu munsi urangurira umukeke. Mukeke. Numvise kari akantu kejejwe vraiment. Karejejwe. Muvuge ngo amen. Genèse 11 haravuga ngo uno mugabo witwa Nimrod. Muramuzi? Nimrod yicaza abantu. Arangije arababwira ngo mureke two kuzerera isi, twubaka umudugudu, umunara muremure, ngo twiyubakire izina. Akibivuga aho ngaho akibabwira. Mwibuke byari ibitekerezo bye ari gushyira mu bantu. Akibivuga akigira ate? Akibivuga Imana ihita ivuza induru mu ijoro ati mutabare. Imana Bibiliya muze kwa project biravuga ngo Imana ngo imanuka ije kureba umunara abana b'abantu bubatse. Mu by'ukuri ntabwo bawubatse, ahubwo bari kubivuga ibitekerezo. Muyani magambo iyo uri gutekereza uba uri kubaka mu isi y'umwuka, kandi nta kintu kigaragara mu isi ifatika kitabanje kubakwa mu isi y'imwembe. Umugabo araza, Imana iravuga ati aba bana b'abantu nta kabuza bazabigeraho, ngo reka mbatatanye. Iyi Imana yibeshya ntitatanye indimi zabo. Abo bantu umva bameze bati? Bahagurukije Imana, apana marayika, Imana. Umuntu watekereje imitekerereze. Imana ireba ibyo utekereza hano biba biri kubakika mu isi y'umwuka. Kandi niba ushaka kubona ibyo wawubatse mu isi y'umwuka bifatika, banza ubitekereze. Imana ntishobora kuguha icyo utatekereje. Imana yabwiye Abrahamu ngo aho urebesha amaso ngo niho nzaguha. Abrahamu papa ntiyaharebye gusa, yarahataravereje. Abantu batekereza imitekerereze. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Umuntu afite intwaro ebyiri zo gusenga: umunwa ndetse n'imitekerereze. Buriya papa, iyo dutekereza tuba dusenga. Ntago mubyumva. Can I prove it? Vuga ngo avance nkubwira kandi.
mu Befeso 3:20 papa biravuga ngo ibasha gukora ibirenze cyane ibyo twibwira n'ibyo dusaba. Mu yandi magambo, ibyo wibwira n'ibyo usaba ni bimwe imbere y'Imana. Ibintu muri kubyumva bwoko bw'Imana. Abefeso 3:20 ibasha. Nje nkabwira uyu mupapa ati wicare hano cyangwa se wicare hariya. Bishatse kuvuga iki? Izi ntebe ebyiri zirangana kuri we. Yego Imana yaratubwira ngo ibasha gukora ibyo dusaba n'ibyo. Dore rero ikibazo cyacu papa, reba ikibazo ahantu kibera ni igihe ibyo dusaba bikontraduiza ibyo twibwira. Ntibariyumvise n'ukuri ni igihe ibyo uvuga bidahura n'ibyo utekereza. Umva icyo Imana ikora. Mu ndebe urasenga, Mana m'inzu, Mana ndashaka inzu. Inzu murayumva? Ndashaka inzu. Kuko uri kubisenga imitekerereze ikajya imbere y'Imana ikayibwira Mana wiyimuha ko ntabikwiriye. Uzi impamvu urasabisha umunwa ibidahuye n'imitekerereze. Bikwiye guhera mu mitekerereze. Cyo tugeza guhindura mindset yacu. Ibintu ubwoko bwa muri kubyumva. Hari abantu imitekerereze yabo ikontraduiza ibyo basenga. Aho hantu cyangwa se watekereje ibintu ariko kubivuga bikaba ikibazo. Imitekerereze yawe ibwira Imana akora iki, akanwa kawe kakabati ntabyo akwiriye. Bino bita bihuza n'abantu batura negativement, kwatura amagambo y'urucantege gusa. Hari abantu bajya ngo naba expert mu kuvuga ibintu biri negative. Yo urarwaye nuko ari ya ndwara yanjye se, indwara ibaye iwawe ryari? Imana itagukiza ngo Mana warambeshye, wayihinduye iyawe, wayihinduye umutungo wawe. Imana se burangiye ya miliyoni ntago yayimpa, uzapfa ukotesha. Ngiye mu buzima bwanjye nge ndavuga nkatura, ndavuga n'ikimenyimenyi mpagaze kuri aka gatuti kuko navuze. Ngiye naramubonye ndavuga ati uyu tuzahura. Imana ntishobora kuguha ibyo udatekereza. Ibyiza rero ibyo watekereje bivuge. Nimbivuga bazabiroga. Iyo mbwira rero kuroga mba numva biravuga muri Mariko 16 ngo muzarya icyica ngo ntacyo kizabatwara. Ibyo ni ijambo. Nimbigaragaza barandoga, barangirira ishyari. Mindset. Soje mbabwira iki? Torero ry'Imana, ubutayu n'ahantu Imana iducisha kugira ngo dukure. Icyo nakubwira rero, kura, kuko nudakura uri kwica ibintu bimwe na bimwe. Akanyuma nsoze papa. Imana, reka bivuge neza, hari abantu bari gusufura kubera udashaka gukura wowe. Umuryango wawe uri gusufura kuko udashaka gukura. Ikindi, hari ibintu Imana itaguha utakuze. Hari ibintu Imana idashobora kuguha. Bari abana bawe urabakunda papa, nabonye basoma, nabonye bitaho. Kara gahungu kawe si ugakunda cyane, wagaha kontake ngo kagutware. Nuko si umwanze, nuko umwana atarageza capacity yo gutwara imodoka. Hari ibintu twaka Imana yatureba ikaduseka mu Gifaransa, ikatubwira ati peti wibinsaba genda ushaka ubumenyi nge mbiguhe. Mana we ibintu sizi ko mubyumva. Hagira abapapa nk'abana aho muze mbambereke. Reka mbaha akarorero kamwe soze, sibyo mushumba?
kamwe konyine babiri muhagarare hariya abandi muhagarare murebana mwegere ngiye kubaha akantu ntimuzakibagirwa wavuze ngo amen wavuze ngo avance ibintu ntimuzabyibagirwa ubundi mu isi y'umwuka cyangwa ibifatika Imana ikuvana mu bwiza bumwe ujya mu bundi yego mu isi y'umwuka hari icyo bita realms cyangwa levels niveau iyi ni niveau ya mbere iyi ni niveau ya kabiri nababwiye ko Imana ikoresha amahame idakoresha amarangamutima emotion sibyo munyumve neza iyi ni indi level iyi ni indi level dore ko n'amahame avuga njyewe mu Kristo ndi hano yego iyo ushatse guca njia ya panya ugashaka kwirukanka ukajya kuri no level iyi level itigusunika iragusunika ikagusubizayo kuko ibikubwira wowe ntago nkwiriye ukwije condition kamba cyane karorero murabona ka kanumbe bakitaguza kandi bazirikisha amafaranga muri banki twe tukita fimbo agasipya elastique murakumva murabona elastique iyo ikuruye iyo uyirekuye ihita isubira aho yavuye ni nkuko mu isi y'umwuka tuba tumeze iyo ushaka gusimbuka utabanje kuri level ibanza umera nka elastique isubiyeyo niko biri niko bimeze wino dore rero ukuntu bimera iyo uri umukristo hari ibintu utajya gushaka ubundi hari level ugeraho reka nkwe nka karorero nureba nk'ubu umubyeyi wanyu pastor hano revera pasteur revera ndi kwishyira he muhuye mu muhanda ipine y'imodoka yatobotse hano uyu mupapa kuntu yambaye costume aramutse ahuye na dadi we yatobokesheje ipine murayibona uzi ikintu ahita akora akaga cravate keza n'akagakote agashyira ku ruhande akabanza akamwegeza ku ruhande akabanza akamutunganyiriza ipine siko byagenda uzi impamvu suko atayobeye kubyikorera ariko revo ariho ni bimwemera kubyikorera uyahari ibyo rero si ubwibone idini niryo ryigisha ibyo bintu reka ndeke kujya mu idini ni level ariho kubera level ariho hari restaurant takwicaramo niyo yapfa kwinjira iramusurika ati va hano kwiriye kuba hano uzi impamvu level agezeho yego niyo mpamvu yicara hano wowe ukicara aho ngaho dore rero ahantu yanyuze dore ahantu yanyuze niho twese dutegereza kuba nimushaka mureke njia za panya dore rero tugomba kwicara tugatuza tukigishwa n'Imana dore formule ukuntu ikora iyo ukura ugenda wa attracting ukurura imigisha hari ibintu utajya gushaka ahubwo biza bitewe na maturity ufite muri kubyumva torero ry'Imana muri kubyumva revo ya maturity ikurura imigisha y'Imana ukeneye ku buzima keneye biritaba ninzaza ntera intambwe imwe namwe mujye mutera indi imwe mwegereye mundebe ndi hano ndi muri spiritual gravity center muvyeyi wacu ari kwigisha mugire kwizera muzamure gafata note ukandika uri gukura uri kwigishwa wataha ukabishyira mu bikorwa ugatera intambwe yo gukura mutere noya n'urugendo rurerure musubire inyuma aho gato muri gushaka gukura vuba vuba muvuge ngo amen atorero ry'Imana ndi hano ese koko Imana izantabara ese koko mubyeyi waje Imana izangirira neza ariko uri mu nzira yo gukura gatoya gusa ukongera ukaza muri worship team ukaririmba bagatangaza amasengesho ugasenga ugatanga icyacu mugakiranuka ukabwira Imana mana bizagenda gute uri gukura wowe uri gukura utazi kuri gukura yes aho hanaho icya kabiri iyi migisha iri kuzi kwegera ntago uyibona izi levels iyi migisha igutegereje
nubwo iri kugusatira ntabyo ubona, ugira ikiraza irimo iraza kandi maturite iri gukura. Uzi igikurura imigisha, maturite uri kugenda ugira. uko wikorera ibintu bigenda bihinduka, nuko gukura. Ngeze hano nkaza nkigishwa mu kiranukira Imana, muba abagororotsi, yo mwige gukora, mutange dime, ukigishwa ugate ukongera. Dufite urubanza, reka twitange, dutanga amamodoka yacu, dutanga amafaranga, mugerageze, ni byiza. Uri mugabo uri gukurura ya migisha utazi. Umva ikizaba, hari level uzageraho ya migisha yose ikwegere. Mwe muretseho gatoya, ikwegere, mumpishe munyumve. Ya migisha yakwihungagajeho kubera level ya maturite ufite. Niyo ushaka kuyisunika mumve ntigenda, mundeke imigisha ufite ikakurusha. Ugera hano ukabona imigisha, wayisunika ikanga kukuvaho. Wasunika faveri Imana ikugirira ntigende, wasunika ibitangaza ubamo uko bwije nuko bukeye ntibigende. Ni ahandi uhura n'umuntu akaza akavuga ati ndaguhaye inzu, ndaguhaye imodoka. Uzi impamvu? Warakuze. Imana bamucheka, tuwakomera amashyi. God bless you. Iyo ukura ukurura imigisha y'ubwami bw'Imana. Iyo udakura rero nawe wibasubize. Kura. Kura mu mitekerereze. Maturite ikurura imigisha y'Imana. Rambirwa ububebe spirituel. Kura. Imana yabashyize umushumba imbere, yabashyize umubyeyi imbere, mutesha umutwe. Wowe kuguha rendezvous. Right ni right zawe, ni uburenganzira bwawe. Mujyanire bibi ati ibi sinabyumvije nsigurira ni biki. Jani kainika wicare, mubyaza umusaruro. Ariko uza kumureba gusa ukeneye gusengerwa ko ufite ikibazo. Ni byiza nabyo mu mureba abasengera yarasizwe, ariko anabahe n'ubumenyi. Ni byiza kwigishirizwa hano ku cyumweru no mu mibyizi, ariko ni murebe muri office, mubyaza umusaruro. Uyu ni papa Imana yabateretse imbere. Nimutamubabyaza umusaruro, icyaha kiri kuri mwebwe n'icyo kuri we. Uzi impamvu? Iyo ugiye kuvoma amazi kuri robine, uragenda ukareba robine igahita yifungura, cyangwa uragenda ugafungura robine. Uyu ni robine, bitewe n'uburyo umufunguramo nibwo azagusukira amazi. Mukunde kwigishwa, mukunde kwiga, mukure. Ubutayu ni ahantu Imana idushyira kugira ngo tubone maturite spirituelle. Iriya maturite izatugeza i Kanani. Nitugeze i Kanani tuzabaho neza amahoro. Kugera i Kanani si ikibazo. Nari kuvuga ahandi bageze hitwa Ikadeshi. Ikadeshi bahageze barebaga i Kanani gutya. Impamvu ki Imana yabagejeje i Kanani ni ugutangira kureba ibiri imbere batarabigeramo. Tangira witoze kubona Kanani yawe ukiri mu butayu. Nimba utarabona Kanani ukiri mu butayu ntuzayigeraho. Imana ya data, Imana nkorera ihumugisha ijambo ryayo mu izina rya Yesu.